uko twebwe dutera imbere dukora ikintu kiruta icyarenze icyo twakoze. So rero kuvuga kano kanya ko mfite indirimbo y'amateka hari izindi z'amateka nkiri gukora naba nibeshye. Naba nirimise cyane. Yes. Namvuze ngo indirimbo nakoze muri past nizo ziri fine. Zarutana future. Yes, zarutana future. Yes. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Yitwa Davis Shine Boy, afite award anamaze gutwara. Shine Boy mbere na mbere, congratulations. Yes. Emigira komeje. Sawa cyane. Yego namoro. Umwaka mushya muhire. Umwaka mushya. Utangiranye award n'undi jyanye n'igitaramo cyawe cyiza cyane cyabaye. Bivuze iki, ni ingamba ki, ni motivation imeze gute mu mwaka wa 2025 utangiye? Ni ingamba zikomeye cyane. Ngishima cyane. Inje muri career yanjye, reka mbanze nkore introduction yanjye. Inje muri career y'umuziki muri 2014. Yego. Shine Boy Fest yabaye muri 2024. So no kuvuga ngo ni 10 years. So 10 years nyifitemo byinshi byiza. Ibyinshi ni byiza. Yego. Noneho hakabamo n'ibibi byagiye bikabyara ibyiza. Yego. So ngiye no mu bibi mbonamo ibyiza. Yego. So icyo navuga, imyaka 10 yarangiye koko ndi wa muntu wifuzaga kuba ndi hahandi. Yego. Aho nifuzaga kugera. Hahandi ni mavuga kuba dukurikiye wenda mvuze aho nashakaga kuba ndi. Yego. Ubu navuga ko ibikorwa byanjye cyangwa ibyo nakoze buri muntu wese arabibona ndetse azi ko ari n'ibintu bikomeye. Yes. Yego, imyaka 10 mu muziki, award nyinshi, ariko by'umwihariko n'igitaramo cyiza cyane cy'iyo myaka 10. Uti ahantu ndi niho n'undi nifuzaga kuba. Davis uyu munsi nizo zari inzozi ze? Inzozi zanjye ziracyari nini. Ntago izi ngizi ari zo nzozi zanjye zonyine gusa. Inzozi zanjye ziracyari nini cyane. Ibi ngibi ahubwo biri mu bice bimwe bigize inzozi zanjye. Yego. 10 years in the game, Shine Boy Fest biri muri bimwe bigize inzozi zawe. Biri mu bice bimwe bigize inzozi zanjye. Inzozi zanjye rero ntago nari nazigeraho. Ntago yazigeraho. Yego, Shine Boy Fest ni igitaramo cyiza cyane wakoze cyo kwizihiza imyaka 10 maze mu muziki, kinaguhaye award. Bivuze iki, kuri motivation imeze gute? Bivuze ibintu binini cyane kuri njyewe. Ndibuka njya gutangira kino gitekerezo, ndi gushaka gukorana n'abantu bose ngira ngo bamfashe, kandi ndashimira abantu bose bamfashije, ariko byari bikomeye cyane. Byari bikomeye cyane gutangira projet iri muri budget ya 50. Sindi buvuge ibyo ari byo. So and then ukabona irarangiye kandi irangiye neza, kandi ikintu washaka urakibonye. Ni ibintu by'agaciro kanini cyane. Ni inzozi nini buri muhanzi wese yifuza kugeraho. Kandi nishimira ko buri muhanzi wese wakoze cyane yakwifuza kugeraho, kuko mu by'ukuri abanyarwanda bose barabibonaga ko abanyarwanda muri rusange, societe yacu ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu bose barabibonaga ko Shine Boy akwiye igikorwa nk'icyo ngicyo. Bamwe bavuga ati byaratinze, ariko byabereye igihe cya nyacyo. Ariko buri muntu wese yifuzaga ko nakora igikorwa nka kiri. So rero nicyo nifuriza n'umuntu wese wakoze, umuhanzi wese wakoze ibikorwa bizwi mu gihugu, ibikorwa bizwi hanze y'igihugu, kuba yakora ikintu kingana gutyo. Davi, ukomeje kuri iyi album yawe yagenze neza, unafitiye award. Uri umuhanzi umwe beza dufite banakomeye bamaze kugira n'izina rinini, ariko showbiz yacu hari abantu bavuga bati guhora mushyira imbere The Ben na Bruce Melody, abandi bahanzi bibuza amahirwe kandi bari amazina manini. N'ikimenyimenyi utwaye na award nabo bose bari muri ko bari barimo. Bivuze iki kubona bahora bahangarisha abantu bamwe kandi n'abandi bahanzi bakomeye mo hari? Ikosa narishyira kuba bikora.
ariko ikosa ntabwo narishyira ku bahanzi kuko buri muhanzi wese yifuza gutera imbere yego so nanjye nifuza kuba byaba gutyo kuba Ben Bruce Melody babavuga nabo nibyo bifuza kuko buri muhanzi wese nibyo bintu aba yifuza ahubwo ikosa rinini riri kuri abatangaza cyangwa abagenera ibikorwa abagena ibikorwa no abagenerwa ibikorwa abagena ibikorwa ku bagenerwa bikorwa batavuga n'izindi mpano ariko kuri njyewe ntabwo ari uko bimeze ntabwo ndi muri abo ngabo umunyarwanda atazi ntabwo ndi muri abo ngabo batsikamirwa icyo navuga ku itangazamakuru ryaranshyigikiye cyane kuva hasi hashoboka nkagera muri ba bahanzi ba mbere bayoboye igihugu bahamagara umuntu nka Nasty akaza yes ni ukubera itangazamakuru kuri njyewe ntacyo mbashinja ariko nyine bakeneye gushyiramo balance gusa njyewe nsapotinga bakuru banjye nimba ndi uwa gatatu kuri bo simbizi nimba ndi uwa kane kuri bo simbizi abanyarwanda nibo babizi nibo bajajinga ariko I'm closed ndi hariya tu so icyo mvuga icyo nshaka njyewe cyangwa icyo nifuza icyifuzo cyanjye not icyo nshaka ni uko umuziki nyarwanda waba umuziki uri competitive n'indi miziki iri hano haba muri West Africa haba muri East Africa North Africa ntabwo irimo cyane harimo na South Africa yes natwe tukabamo aho ngaho so rero kubamo ntabwo bivuga ko hari abantu babiri ahubwo hari igikundi cy'abantu benshi kuko Nigeria bigenza hari 100 artists kandi bari successful basucceedinga mu bikorwa byabo kandi bari very respectful so natwe rero nicyo ngicyo tugomba kubaza reka mbivuge mu kinyarwanda nicyo ngicyo tugomba gushingiraho icyo tugomba gushingiraho dufite impano nyinshi cyane nyibagirwa nanjye inyuma yanjye hari umurongo munini cyane so nawe ukeneye kugera ku bintu natwe twagezeho and then noneho twese twabigeraho icyarimwe tugafashanya kuzamura u Rwanda twese hamwe nk'abahanzi kuko Nigeria ntabwo izamuwe n'umuhanzi umwe izamuwe n'abahanzi nk'ijana izamuwe n'ubufatanye ntabwo ari umuhanzi umwe izamuwe so ibingibi bya hano rero byo kwibeshya ngo I'm the best so there is 100 best so bakeneye support nk'iyo ngiyo hari n'abandi bashobora gukora more than you ariko wiba broke tu reka bareke batambuka berekana ibyabo and then nawe werekana ibyawe nako nawe werekana ibyawe so and then ibyo bintu byose bihurize hamwe kuzamura rya shema twese dushaka hamwe twese twibagirwa ko ishema turishaka twese ishema ni irya nawe ishema ntabwo ari irya ari irya Burna Boy ntabwo ari irya Davido ntabwo ari irya Wizkid ntabwo ari irya Rema ni irya Nigeria ishema rya Tanzania ntabwo ari Diamond na Alikiba wivanze na Harmonize wivanze na Dayvan wivanze na Zuchi wivanze na Alikiba bikabyara industry ikomeye cyane so rero mu byo mvuga natwe dukeneye kugira like 20 artists bakomeye kuri icyo kigero and then bashyize hamwe nibwo noneho natwe tuzatunguka ku ruhando mpuzamahanga ariko ikintu navuga kano kanya
umaze kudukonfirima nk'abantu bafite umuziki mwiza mu karere. Yego. Davis, imyaka 10 yarimo ibyiza byinshi ariko nibibi kuko turi mu isi, amastage akomeye cyane, baza ko niba nibuka neza iheruka niyo wahuriyemo na Ruga muri Arena, si iheruka ngira ngo ni igiki wibuka cyangwa se ni igiki cy'ingenzi muri iyo myaka 10 wibuka muri byinshi byaciyemo? Icyo nibuka rero kuko maze kuba artiste mukuru ntacyo nibuka, ibintu byose biri kugenda biri nko ku gishishwa cy'umuneke, biri gukunda, so icyo nibuka nuko biri gukunda, biri gucamo, nacyo cy'ingenzi. Yes, ni nacyo cy'ingenzi, nacyo buri muhanzi wese aharanira. 2025 umwaka utangiranye na award, ariko sizindi ngamba ibindi bikorwa bimeze bite kuri Davis? Ibindi bikorwa, mfite ibikorwa binini ntavugira hano kuko nimbivuga abantu baraza gutekereza ngo uvuga babizi ku bahanzi benshi, kuvuga ibikorwa ntubishyire mu ngiro. So ngewe rero niyemeje guceceka and then ukabonamo action. So rero ngewe ibikorwa biri muri action. Abankurikira, abakunzi banjye ndetse n'abandi bantu bose basanzwe n'abatankunda bari gukurikira kino kiganiro, icyo nababwira ngo Davis ari muri action. Ntago ndi kuba promosinga ibikorwa ntazakora. Ngewe muzajya mubona ibikorwa, nta gikorwa cyane nzongera gutangaza. Nibaza yabona ibikorwa. Nawe ngo nzakora ibi ngibi umwaka. Ntago ije kutubwira ngo ndasaba nzakora igitaramo. Ntago ndi kwiyamamaza. Bazabona ibikorwa. Bazajya babona ibikorwa. Babona umusore turahurira muri Arena. Turahurira muri Arena yuzura. Turahurira nabwo turahurira muri Camp Kigali irozura, ijyamo 5,000 irozura, ijyamo 5,500. So ubu ngubu rero ahandi nzababwira ko tuzahurira naho hazuzura. So ntago ari hano gusa, n'ahandi hose ku isi yose hazuzura. Yego. Motivation imirabiye gusa icyo nababwira cyo nuko Shine Fest itari buze guhagararira hano Kigali gusa. Ari tours ziteganywa, hari izindi tours za Shine Fest gusa, ibindi byo ntabyo ndi butangaza. Okay fine, niba nicyo cyiza ko bazabona ibikorwa, tubabaza ngo tugiye Europe, tugiye Canada, tugiye America, ariko itariki ngiyi abana kuvuga ibintu nyine bitazana ko yewe nkora ibikorwa, ntago mvuga, ntago ntwika, ubu ntago nkiri mu bantu batwika. Wavuye muri barutwitse, barutwitse ntago nkibarimo, yewe ndi muri action. Mu myaka 10 experience cyane. Action nizo zitwika kurenza amagambo. Urumva ko ari ibintu bya fresh cyane, ariko none kenshi ushimira umubyeyi wawe. Ugeze kumoza kuri iki gitaramo wakoze cy'imyaka 10 uvuga uti harimo amafaranga menshi cyane, anatekereza ngo azava he bitewe na budget na budget yari yakozwe, ariko umubyeyi arahaboneka namushimira no ku munsi w'igitaramo. Ndavuga ni umubyeyi wawe ni muntu kiri motivation imeze gute kuri career ya Davis? Ushingiye ukomeje ku mubyeyi wanjye, nifuza gushimira abantu bose bamfashije kuri Shine Fest. Iki gikombe nteruye gihuriyeho n'abantu barenga 100. Abantu bose barenga 100 niho hantu buri muhanzi wese nifuza ko yagera. Navuga ko commitment ikenewe kuri buri muhanzi wese. Commitment nituma usucceeding, bikenewe nkuko ubyifuza. So rero hano uvuze umubyeyi wanjye gusa, ndamushimira cyane bikomeye cyane by'umwihariko, ariko hari abandi bantu benshi bihishe inyuma y'ibi bikorwa, bihishe inyuma y'iki gikombe mbonye cyitwa Shine Fest. Benshi bo ndabibuka, ariko ndaza gukenera ahantu nabanditse kugira ngo mbashimire bose. Tuzane n'irafu. So cause tuzane Kristo, sindi hano ndi gukora interview ireba kariyeri yanjye gusa, ahubwo ndi hano ndi gushimira buri muntu wese wamfashije muri iki gikorwa kugira ngo mbashe kubona ino award. So muranyihanganira gato, nzanira phone yanjye hano nanditse utuntu twanjye tw'ingenzi. Gusa nkiri hano batarazana liste yose, ikintu cya mbere by'umwihariko byongera ngo by'umwihariko ndashimira Primus uri mu gisate cya Bralirwa, niyo muterankunga mukuru nari mfite. yaramfashije ku kigero gishoboka cyane.
iyo hataza kubaho Primus byari kugorana. byari kugorana. Yego. Primus rero twishimire cyane. iki gikombe No kujyana kuri Bralirwa. kijyana kuri Bralirwa. Yes. Ariko kiri kuri Primus. Team ya Primus cyangwa team ya Bralirwa. Ariko mu gisate cyane cya Primus. Wenda team ya ibagize ntago biri ngombwa yuko nyivugira hano. Muri rusange ndashimira izina Primus. Ntago biri ngombwa ko mbavugira hano ariko aho bari bose shout out kuri Primus. Shout out kuri Primus. Shout out to you guys. Mwaramfashije cyane. Abantu bose batumye kino gikorwa kibasha kuba impamo abasha gutwara ino award. Ndabashimira cyane by'umwihariko. Primus ndabashimiye cyane. I salute for you. Christian Boy Fest. Kandi ndacyari gukorana namwe ndetse n'ibindi biraza gukurikira. Yego. Ndabashimira cyane. Yego. Tujye Kariste. Tujye ku Kariste. Akariste kari hano. Ndashimira papa wanjye. Umubyeyi. We nta nubwo bikeneye ko musoma kuri liste. Ndamushimira cyane. Cyane. Nkuko ntasomye Primus, ni nkuko ntasoma papa wanjye. Yego. Yes. Umubyeyi umbyara ngira umwe gusa undi ntago ahari. Ariko yari umuhanzi cyane ukomeye. Ni we watumye ngira ino mpano. Navuga ko impano nyikura kuri mama. Na papa nawe agakora Shanboy. So kuko afite swag. So iyo combine yatanze Davis tubone. Iyi niyo yatanze uyu ngo muri kubona kano kanya. Yego. So bose ndabashimira cyane. Umwe arahari undi ntago ahari. Ariko ndashimira cyane uri kunyumva kano kanya, uri no kubireba kano kanya. Papa wanjye ndamushimira cyane. Ni nawe muntu wabaye umuntu wo kuvuga ngo niki ushoboye nkigusapotinga. Ntari kugendera kuvuga ngo amashuri niyo y'ingenzi gusa byonyine. Abasha gukora ikintu gituma nubahwa mu gihugu, nubahwa hanze y'igihugu. Gituma nawe wose babasha kunshimira, nawe wose babasha kunsapotinga kubera we. Ndashimira manager wanjye Bernard, bagenzi Bernard. Washije gukora ino shusho ya Shanboy. Washije gukora izi ndirimbo zose zatumye nkono. Ndashimira cyane nanone Muyoboke Alex. Wabashije kunyintroducinga mu muziki. Umuhanzi utari underground. Umuhanzi ugiye gukora big something. So iyo introduction yiwe yo kuba yaramfashe akamfata akaboko kuri experience yiwe yari afite ya Tom ya Ben ya Dream Boys ya Urban Boys cari nanone twaziye rimwe akabasha kumfata akaboko akavuga ngo umuntu ntago akiri kubarwa muri underground muhaye indi image ndamushimira cyane. Cause ibyo bintu ndi guserebra Shanboy Fest ndi guserebra ihera kuri 2014 nari ndi kumwe na Muyoboke Alex. And then aho ngaho hagati na hari abandi nabo bamfashije cyane harimo The Benjamin. Yes, The Benjamin ni wakoze My Sweet iyo ndirimbo yakozwe 2014. And then nyuma tuza gukorana kuri Biryogo na Maria Kariza aba umumenta wanjye nawe. Yego. Ndetse haba na Nizoka boss. Urban Boys. Wamfashe akanshyira muri company yiwe yari imaze ako kanya muri icyo gihe yari ifite ikintu kinini gikomeye. Yari ifite ijambo. Yari izwi n'abantu bose, abanyamakuru bose bayifite. Arushaho kumpushinga mu itangazamakuru, arushaho kumpushinga muri promotion, muri club nahe hose. Biryogo iramenyekana. Abo se n'aba mentor banjye ndabashimira cyane. Ndabashimira cyane. Kuko iri gushimira nta gushimira kuri final ushimira na beginning. Iyi ni inzu yuzurira muri fondation. Hari Omega hari naho tugeze kano kana ntago nabyita Alpha ariko hari
nibura hari then hari na after. after. So abo bose ndabashimira cyane, abo bose bashyize ingufu zabo kuri njyewe, bose ndabashimira cyane kuko muri iyo myaka 10 cerebra bose barimo, ndabashimira cyane. Abandi bantu nashimira hano kano kanya ngendeye kuri konseri, Bagenzi Bernard we ari muri abo ngabo. Yego arimo. Kano kanya ko bameze gutya nabivuze ni Bagenzi Bernard. Abandi bantu nshimira, ndashimira Bazil. Bazil wabaye navuga organizer wa konseri yose. Ni muntu wari ufite players ya konseri buryo izagenda yose. Ndamushimira cyane Bazil, ndamushimira cyane, yaramfashije cyane. Ni big brother wanjye, ndamushimira cyane cyane cyane. Hakaba Bruce Ntore. Bruce Ntore nawe ndagushimira cyane. Hakaba Dave Photograph, ndagushimira cyane nawe. Muri team yose ihuriye hamwe na Bruce Ntore, ndagushimira cyane. Ntibagiye n'umuntu bita Joanna, nawe ari muri iyo team ya Bruce Ntore, ndabashimira cyane. Ndashimira Sync bashije kugurisha amatike yanjye mu buryo buri smart, busirimutse. Amatike yose akagurishirizwa online, nta hard copy yigeze ibaho muri konseri yanjye. Sold out online. Aba nabo ndabashimira cyane. Ndashimira cyane Kigali Protocol. Kigali Protocol yaramfashije cyane muri serivisi zose, haba kwakira abartiste banjye kuri airport, haba kuorganiza press conference yanjye. Ndabashimira cyane. Ndashimira Akazuba wabashije kumfasha. Zuba nako not Kazuba, Zuba abashije kumfasha muri press conference yanjye. Ndashimira cyane umuryango wanjye, famille, abavandimwe banjye. Ni ukuvuga ngo iyo mvuze papa wanjye abasigaye abavandimwe banjye nibo bari bahari, baransapotinza cyane. Nibo bari none muri team yamfashije kugira ngo ino konseri igende neza. Mushiki wanjye abo ndi umuvuga izina ryiwe, bari private. Hari barumuna banjye babiri, bose ndabashimira cyane. Nanone nkongera nkashimira Alpha Entertainment. Sound nziza cyane, sound nziza cyane, screen nziza cyane, sound nziza cyane, screen nziza cyane. Yes, of course habaye uburyo bwa business, ariko Alpha yaramfashije cyane. Alpha Entertainment baramfashije cyane kuri sound nziza cyane, kuri sound nziza cyane, kuri screen nziza cyane, nini cyane, ifite metero 25 n'ubwa mbere ribayeho i Kigali. Ndamushimira cyane. Nanone nkongera nkashimira ntararenga aho ngaho kuri sound, nkashimira umuntu bita Steve Jean. Steve Jean w'i Bugande wampaye guns for fireworks, akama na fireworks zindi ziri buze kwaka ariko zitari gushobora kwaka muri Camp Kigali kuko umutekano wararebye ubona ko imiriro ya fireworks itari buze kwakira muri tent, iri buze gutwika tent. Ariko naye ndamushimira ko yabaye mu bantu baba decorateur. Iriya screen ingana kuriya byose yari image nakuye kuri Steve Jean, ndamushimira cyane. Nanone nkashimira cyane aba models bamfashije kuri stage, ndabashimira cyane. Ariko by'umwihariko ndashimira bande The Target kugira tubone live nziza, bankoreye ibintu bikomeye kuri live nziza kuri. And then nkashimira aba artiste bose bamfashije.
bamfashije bose hari Marno hari Dani Nanone hari Neri Ngabo hari Lisa hari Aline Sano hari Nastisi hari Platini my big brother shout out to you hari ni benshi ntago ndi kubibuka bose ariko hari Diesdora hari man ndashaka kubibuka bose ndashaka kubavuga bose mu mazina nyibutsa abandi basigaye ariko hari Platini twamuvuze Nastisi Dananone Lisa Aline Sano yes ni benshi ni benshi ariko kuri flyers turebe kugira umuntu tuza kwibagirwa kuri flyers y'igitaramo nta muntu ushaka kwibagirwa hano kano kanya mugireho ubureba abandi yes ngira kuri flyers yanjye mugireho ubureba abandi yes ariko urumva ko ni umuco mwiza n'umutima mwiza ndabashimira cyane kuko iyi award mbonye ntago ari yanjye gusa iturutse kuri iyi combination y'aba bantu bose yes mu bantu nibagiwe naribonye hari Bulldog Neri Ngabo hari Mersa Neri Ngabo hari Neri Ngabo namuvuze hari Ruti Joel yego hari Bushari hari Selecta Morris Hadich Bulldog yes hari Davis Scott yego hari Toxic hari Toxic I think nta wundi umuntu usigaye nabo ngabo ndabashimira mwese Davis Scott Neri Ngabo kuba mwaranyemereye kujya yes Bushari namuvuze kuba mwaranyemereye kujya kuri iyi flyers kuri flyer yanjye mukansapotinga ndabashimira cyane ndabashimira mu buryo bukomeye cyane ariko abo bose ndabashimiye and then nkomeje kuri liste yanjye hari n'abadensa banjye bagufashe umukobwa mwiza cyane wagufashije kubyina before yuko njya kuba dancer bo ndaza kubavugaho nanone ariko by'umwihariko ndashaka kuvuga kuri MC Lucky Nzeyimana Lukman Nzeyimana yabishyize ku yindi level avuga ati this guy ndamuzi ari gutangira 2014 and then yongera gushimira umubyeyi wanjye ko yagize uruhare mu kumenyekana kwe ibyo nabyo ndamushimira cyane aho arabyumve cyane ariko Lucky ndamushimira Lucky ndagushimiye cyane ubyumve I salute for you waramfashije cyane muri kariyeri yanjye by'umwihariko kuri Shine Boy Fest kuba MC wa Shine Boy Fest and then man nabonaga ari mu mwuka byari ibintu byiza kabisa so ndamushimira cyane so nkashimira n'abandi bantu bose bazwi mu muziki bose bamfashije bazwi muri industry bose bamfashije kwamamaza Shine Boy Fest ko yitango kizaba Ariaku Isimbi Modo Okama Juno Kizigenza ni benshi cyane man Zo Trap ni benshi cyane ari Ine Sano Neri Ngabo Afrique DJ Lex Platini Kenny Soul The Ben Christopher Muneza the Tiger the big man yes Christopher Muneza
rwatubyaye Anifa Modo umumodo wa mbere dufite kano kanya cyane, ukomeye cyane, cyane uri kabisa. kutupresentinga muri markets zikomeye cyane ku isi. Juno Kizigenza yes, Eric cyane. Semuhungu Dramati yes, Neri Ngabo of course nawe yaradukoze yes, abantu benshi cyane Mimi Mirage ni benshi cyane ariko abo ngabo bose ndi gukeka nta muntu nibagiwe. ndibaza ko Dramati twamwibagiwe. Dramati namuvuze cya Anita Pendo Yego. Anita Pendo Big M Cine Afrique namuvuze ndibaza ko nawe ngaho girago Cadet rwatubyaye Abdul Haruna Yego. the Regent Sobanura igitaramo Haruna the Regent cyari ubuvandimwe kurenza cyari ubuvandimwe Shemi hari ndakiza ko bose bagufashije babigize ibyabo ubuvandimwe kurenza ko byaba n'akazi. noneho by'umwihariko Mm. itangazamakuru ryose muri rusange cyane ntabwo ngiye kumeshoninga hano amazina ariko itangazamakuru ryose baze mu Rwanda yego ryose ryaranshyigikiye ryamamaje igitaramo cyanjye nta kindi kintu bagendeyeho uncondition yego mva hari byinshi nari kubishyura ariko ndabashimira cyane na n'aka kanya ndacyabakeneye cyane mfite ikindi gitaramo kirenze Shanboy Fest tujye was kubwira abantu anniversary ariko ibintu bigiye kuba kano kanya Yego. after Shanboy Fest n'ibindi bintu ni maje zonyine gusa ni another way ariko ntabwo turi bw'abantu nyiri tariki muri ya gahunda yo kuvuga ngo ibikorwa gusa ibikorwa gusa nta by'itariki Muri uyu mwaka bazajya ariko- babimenyera kuri social media zanjye muri uyu mwaka muri uyu mwaka vuba cyane rwose no kuri Saint Valentin cyane rwose ikindi kintu ntakwibagirwa indirimbo zose abantu baje kumva hariya hari abaproducer bazikoze yes nanone badufashe kugira ngo Yes. bombo yose ikorwe Afrokira volume ya mbere hari na Afrokira volume ya kabiri Yeah. ni ukuvuga ni nka album ebyiri zikubiye mu izina rimwe yego harimo abahari kano kanya harimo n'abandi badahari yes Junior system Multi System Junior Multi System yakoze Biryogo yego Ingiri wo ndiwe kano kanya z'ibihe kano byose kanya. yewe navuga hari Piano the The Groovement yakoze My Sweet indirimbo yanjye ya mbere ya 2014 yasohotse hanze hari The Benjamin namuvuze yego amuvuze unankoreye video zatumye menye abantu bakumenya abantu bose bamenya hari Pastor P wakoze Maria Karisa My People yego ndetse n'izindi zitandukanye hari ni benshi hari Element Element yakoze Micro akora Pose akora Eva akora amahiti menshi akora Eva akora Bermuda ni nyinshi Bermuda na Bushai na Bulldog yes ndamushimira cyane hari Lord hari nawe turi kumwe kano kanya the big producer cyane mu producer ugiye Mwiza kuba cyane. international i Kigali cyane So agiye wanafashe kuva- na bwiza kuri album yes ye agiye kuva muri Kigali abigira international agiye muri international afite touche nziza cyane afite sound ntari numva ndamushimira cyane hari Motif the Down Yego. producer wo muri Kenya hari Nesim producer wo muri Uganda
bose abo bose ndabashimira cyane bose ndabashimira cyane kuko izo ndirimbo abantu bose baje kumva hariya nabo bazigize amahoro kugira ngo zikorwe nabaje kuzumvira hariya ndetse akabamo na bagenzi Bernard akora video akaba muri audio ndetse akaba no muri management nawe afitemo indirimbo ziwe hariya na performance abo bose ndabashimira cyane. Yes. Devi, kugira tugane ku musozo tunakureke tugushimire ko waduhaye umwanya nubwo washimiye itangazamakuru ko nawe tugushyimire kutworohereza akazi igihe umuntu agushakira kubona nabyo ni iby'agaciro cyane. Devi, imyaka 10 wakoze indirimbo nyinshi ariko se nihe indirimbo y'ibihe byose ya Davis? Nta ndirimbo ngira y'ibihe byose kuko kano kanya ushobora reka mvuga ngendeye kuri mu mitima y'abantu kano kanya bari kunkurikira realite ihari hano bashobora gushingira kuri Dede kano kanya ngakora indirimbo ifata Africa na worldwide bakahita bibagirwa Dede kuko before yuko nkora Dede hari Biryogo abantu ndetse banyitirira n'izina Biryogo abantu bibagirwa ko nitwa Davis Dishanbo banyita Biryogo ariko nabapruvye ko bari wrong mbahereza izindi ndirimbo zitandukanye nka sexy iri mu ndirimbo za pitchinze Biryogo and then nkora indi ndirimbo sexy iraza ibibagiza Dede ariko ntibyaba neza ariko mpita nkora Dede noneho iza ipfuka Biryogo so noneho nyuma ya Dede nakurikijeho micro nakoze nyinshi ifarasi ibiki byose mega hit zonyine zose so no kuvuga ngo naka kanya nyuma y'ibyo bikorwa byose so nta ndirimbo mfata nk'iy'amateka yanjye kugeza aho navuga ko mpfundikiye kariyeri yanjye kuko uko twebwe dutera imbere dukora ikintu kiruta icyarenze icyo twakoze so rero kuvuga kano kanya ko mfite indirimbo y'amateka hari izindi z'amateka nkiri gukora naba nibeshye naba nirimise cyane yes namvuze ngo indirimbo nakoze muri past nizo ziri fine zarutana future zarutana future yes okay Devi wakoze kutuganiza no kuduha umwanya congratulations kandi n'ubundi nibaza ko imihigo irakomeje n'ibindi bikorwa biri imbere kandi byiza ugabana ko izo touch kuri social media zawe zitandukanye na platform zitandukanye ucuruza imiziki bazajya banyina amenya amakuru yandi ukagenda za umunsi ku wundi. Yes murakoze cyane ndabashimiye cyane kubwo support yanyu na mu Shanboy Fest narayibonye mfite n'indi Shanboy Fest ariko ntari buze gutangaza ahantu izabera nta kibazo bikorwa imbere amagambo make cyane. Thank you so much neza ko na Shanboy yindi tuzaturi kumwe cyane aho yabera hose Shanboy there for you. Thank you so much mwakaje kudukurikirana kwa natwe muri Imana bane namwe.